Inama y'umunsi y'abashakanye, ibibazo benshi bakunze kwibaza ku mibonano mpuzabitsina n'uko wabikemura. Mu bashakanye, akenshi mu gihe cy'imyaka ya mbere bakunze kwibaza ku kibazo cy'inshuro z'imibonano mpuzabitsina, aho bashobora kwisanga bibaza inshuro bagomba kubikora ndetse n'uburyo bwo kumvikana niba bashobora kubikora kenshi cyangwa se gake. Bashobora kandi kwibaza niba ari ibintu bisanzwe yuko hari igihe kinini gishobora gushira batabikora, niba nta munsi n'umwe ushobora gushira icyo gikorwa kitabaye. Uyu munsi rero katuganire ku bibazo bitatu bikunze kugaragara ku kijyanye na zino nshuro hamwe n'ibindi bintu bishingiyeho benshi bakunze kwibaza nuko mwabikemura. Bwa mbere mugomba kubanza kuganira kuri ino ngingo mbere y'ibindi. Ubwumvikane buke hagati y'abantu bakora imibonano mpuzabitsina ni ikintu gishobora kubaho kandi kikagura benshi bakibaza niba hari uburyo byakemukamo. Gira rero ikiganiro hamwe n'umukunzi wawe kuri ino ngingo maze mu biganiro kugira ngo muhuze ibyo buri wese akeneye. Vuga icyo wifuza maze umubaze ibyo akunda nawe akubwira icyo akunda hamwe n'uburyo runaka mushobora kubihuza. Kwirengagiza kino kiganiro gikomeye bishobora gutuma umwe muri mwebwe cyangwa se mwembi mutangira imyitwarire itari myiza kandi nyamara byari ibintu bikenewe byanakosoka. Byibura rero reka mushyiraho nk'icyumweru cyangwa se umunsi umwe mu cyumweru wo kubiganiraho maze buri wese avuga ibintu runaka akeneye. Ubaze umukunzi wawe mu ijwi ryiza uti mukunzi, urumva ari iki nakongera muri kino cyumweru mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina yacu? Ese twakora iki kugira ngo tugere ku ndunduro y'ibyishimo byacu? Mugireho muri uyu mwanya kandi buka no gushima ku byiza umukunzi wawe yakoze. Mubwira uti warakoze kuri bya bindi wankoreye, nari mbikumbuye kandi n'ibintu byanyuze cyane. Mwembi rero mugomba kwicara hanyuma mugahuza mugategura uburyo ibikorwa byanyu byo mu gihe kizaza bishobora kuzagenda. Buri wese akabwira mugenzi w'ibyo yifuza ndetse n'uburyo bwiza bwo kubikora. Nyuma ya kino kiganiro nta gushidikanya muzabona impinduka kandi muzabyishimira. Ikintu cya kabiri abantu bakunze kwibaza ni ese ko dukora kino gikorwa kenshi, ese twaba twishimye? Twumva kino kibazo kenshi cyane cyane ku bashakanye. Bibaza kenshi bati ese ibi ngibi birakwiriye ko dukora imibonano mpuzabitsina kenshi? Icyangombwa gihari ni ukumenya niba unyurwa kandi ukabona ibyishimo muri uyu mubano wanyu. Banza wite rero kurimo kubera mu rugo rwanyu. Ese ufite umwana cyangwa se abana batoya mu rugo? Haba hari umwe muri mwebwe ukora igihe gituma adahuza na mugenzi we? Ese murimo kwita ku babyeyi banyu bageze mu zabukuru nta mwanya wa kino gikorwa murimo gupfa kubona? Igihe ari cyo rero ni uko kubikora ugomba no kwita ku byatuma utabangamirwa, hanyuma ibyatuma ubangamirwa byose ukabivana mu nzira, ubundi ugakomeza kino gikorwa kiza hagati yanyu. Uko ibyiyumviro byanyu bizamuka ni nako uzakomeza kugenda uzamura umubano wanyu. Kandi rwose humura niba icyo gikorwa kiba kenshi kandi mukagera mwese ku ndunduro z'ibyishimo byanyu, iki ngiki ni ikintu cyiza ahubwo. Icya gatatu, abantu benshi bakunze kwibaza bati ko twahoze dukundana kandi urukundo rukomeye ariko nyuma bikaza kwanga, kino gikorwa kikagabanuka, byaba biterwa n'iki? Ese aracyankunda? Birashoboka yuko inshuro nyinshi wowe n'umukunzi wawe mwishimiraga cyane igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, gusa ariko ubu ngubu bisa n'ibintu byahindutse cyane. Ibi rero nubwo bishobora gutera ibibazo bikomeye hagati yanyu, ugasanga wenda biniswe yuko umwe muri mwebwe yahaze mugenzi we, nyamara hari impamvu zitandukanye n'ibikorwa byinshi bishobora gutera kino kibazo. Wenda harimo nko kubura ibitotsi, akababaro k'amarangamutima, kuba umuntu ahuze, hamwe n'ibibazo by'ubuzima wenda mugenzi wawe ubwe ashobora kuba nawe atari yamenya. Kimwe rero mu bintu by'ingenzi ushobora gukora ni ukuvugana n'uwo mwashakanye, warangiza ugashakisha umwanya wo kuganira nawe mu gihe ubona yuko mwembi mutekanye mu marangamutima, hanyuma ukamubaza. Ntabwo wakwihutira guhita ushinja uwo mwashakanye cyangwa se ngo utume yiyumva nabi yuko hari inshingano runaka atakibasha kuzuza. Ahubwo uvuga ku mugaragaro icyo wifuza kuri we kandi ubinyangamugayo ku byo ushaka n'ibyo wabuze mu mibanire yawe, ariko ubivugane rwose urukundo. Ikirenze byose, ihangane kandi umenyeshe uwo mwashakanye ko umukunda kandi kuriho kubwe, umusabe yuko wamuha ubufasha niba koko abukeneye. We n'uwo mwashakanye mwigeze mutandukana kuri kino kibazo ndetse nimuhuze. Ese ubuzima bwanyu bw'imibonano mpuzabitsina ni ubuzima bwiza cyane kuri mwe? Nirihe banga mukoresha? Turifuza yuko mwadusangiza ibitekerezo. Imana ibaha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane.
tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#Nemi-Bible-Institute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.